nakomeje kugira ubwoba bwo kumva abantu bafite intege nkeya mu gusenga. Byakomeje kumpa gutekereza niba ari ubwitonzi bwinshi cyane, ariko kandi nanone mu bihe byo gusenga intege nkeya zikwiye gutsindwa. Amen. Zikwiye kugenza gute? Gutsindwa. Hari umwuka w'ubwoba abantu bafite muri iyi minsi ya none, cyane cyane ko abantu begera Imana batayifitiye icyizere. Hari umwuka wo gusenga, ariko abantu bagasenga badafitiye Imana icyizere cy'uko bashobora gusubizwa. Uyu mwuka wagejeje abantu ku rwego naho mu masengesho Satani asigaye afunga amarangamutima yazamukaga mu gihe cyo gusenga, abantu bakavuga ngo amen. Narasomye ngo amena yirukana abadayimoni. None umunsi wa none Satani yateje abantu umwuka w'ubwoba ku buryo iyo uvuze ngo amena ahita akubwira ati aba bantu baragufata nk'umunyamusozi. Aba bantu baragufata gute? Nk'umuntu utari umunyacyubahiro, nk'umuntu utiyubashye. Tugeze mu gihe Satani yashyize abantu ku minwa yabo supaguru ku buryo abantu batagishaka kuririmba. N'igihe abaririmbyi bahagaze bano baririmba, abantu baba baririmba bashinze ikinyo ku kindi, mu gihe cyo guhimbaza ukabona abantu ntibahari. Abantu bakeneye kumva ibyuma biririmba, bakeneye kumva itsinda ry'abaririmbyi bahagaze hano baririmba, bo bakeneye kwicara ukagira ngo abantu bari mu rusengero. Buryo iyo tutaririmba ngo dusohore amajwi turirimbe, ibitekerezo Satani aba yabijyanye ahandi. Nibyo cyangwa si byo? Ibitekerezo aba yabijyanye ahandi. Ubwo bimwe byageze mu barara hanze, ibindi byageze mu bo bari kumenesha mu bukode, ibindi byagiye bigera ukabona abantu basa n'amashusho ahari ariko imitima yagiye kare. Ndasaba Imana Data wa twese ngo uwo mwuka w'ubwoba mu gusenga utsindwe mu izina rya Yesu. Amasengesho abantu barasenga barapfukamye. Ninjira mu gihe muri iri torero ninjiriye mu itsinda ryitwaga ibanga ryo gutsinda ryabaga hano Katabara. Najyaga nza hano mu materaniro, aha hataraba urusengero hari shitingi nayo itari nini, agashitingi gato cyane kariho utugozi, umuyaga wagahura nabwo ukabona karatobotse hejuru. Sibyo mukuru wanjye Aloyizi? Sibyo mukuru wanjye Manuel? Nkajya manuka hari utwatsi nkaza ahangaha. Ndibuka rimwe muri icyo gihe ndi kuza nshaka Imana, icyo gihe Rushenyi yakoraga ivuna hano, niwe mubwiriza wa mbere nabonye akora amavuna yambaye ishati na karuvati nta kote ririho. Narayakurikiranaga hano, ubwo ab'icyo gihe barabyibuka. Ndamukunda cyane. Ndibuka icyo gihe hari mu gihe umubwiriza witwa Kabahizi Deni yakoraga amavuna hano cyane n'ahandi. Tuyajyamo hano hakurya ku Muhima munsi ya gereza. Ngewe ndi mu itsinda ryari ryarinjiye mu itorero rya Nyamirambo, ariko igihande cyacu cya Mboneza arabyibuka na mama muri aho. Yesu ashimwe cyane. Tuza gukora iryo vuna ari igihande cya Nyakabanda cyarikoreye hano. Abantu babaga bashyushye mu masengesho, hari amagurupe de prière yo gusenga, abantu bagasenga ukumva abantu bari kuvuga ngo amen amen amen. Kajya wumva harimo ba Mukanyarwaya Liberata, murabibuka? Abantu bagasenga ukumva ko aho hantu hari itandukaniro rihari ritandukanye nuko twari turi mu ngo zacu. Ibihe byo gusenga Satani ari kugenda abikamura mu bantu, ndetse n'abagaragaye ko baje gusenga ukabona nta kabaraga bafite mu by'imisengere. Imana itutabare, Imana iturengere, Imana itugirire neza, Imana itwambika imbaraga, Imana iturinde umwuka w'ubwoba, itwambika imbaraga nk'uko yayisezeranye mu izina rya Yesu. Ndabaramukije muri iryo zina ryiza naboneyemo amahoro, izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe. Nejejwe no kuza hano, nari mfite utugambo twinshi cyane kuko nari nzi ko ndi bufate umwanya munini, ariko igihe nacyo kiratwereka ko igihe dusoreza iyi gahunda yo kwiriza ubusa cyenda kurangira. Ariko nari mfite utuntu twinshi cyane, ariko turimo n'amakuru y'ahandi.
kimwe cyo nagiriwe ubuntu bwo kuba muri iri torero rinkunda. Ntago bahari, ni mama Fiona numvise. Mama Fiona ni inshuti yanjye cyane. Nagize umugisha wo kuba muri iri torero rinkunda. Iri torero mvuga ni irya Kimisagara, itorero ry'inshuti zanjye, harimo abavandimwe banje, mu byago murantabara. Ntago najya mbere ntabivuze. Nigize ngira igihe kimwe mpfusha mushiki wanjye ansigira akana k'amezi 8. Ako kana ndwana nako nabaga hirya Katabaro, bamwe murahazi, mafite icyitwa inzu ariko nta gakondo, kuko no ku Kibuye mvuka simpari, ni Musambira simbyihari. Nabwera mvura ndahavuye, ngeze mu Gasyata, naje haruguru ndi gushakisha inzu, ngera hafi yaho wari utuye, banjyana mu minsi yashize ngo negere urusengero hano, banjyana mu twarakubitanye n'ubwo utambonye ariko barabimbwiye mugabo gabana inshuti yanjye, nza gushaka bandangira inzu ngo y'ibihumbi 100 hano haruguru y'imihati, hari ibibuto bya avoka, hari ameze ukuntu. Ndareba navuga ni rero ndabona nta ku Kibuye nta naha ngaha, ndareba mbona naho nta kigenda. Iyi ndirimbo nyitekereza 189 twabuze gakondo muri, nekereza ko nabaraha mwese nabiringiraga ibintu nabyo mugifite, nabiringiraga ubuturo muri kubona hirya byakomeye iburyo n'ibumoso, mukavuga ubuti noneho nderekera he. Undi iyo umuntu ari impunzi rero agabanya karindi, akagabanya umudamararo, akagabanya kujya kwishyiraho imirunga imuboha y'ibyahandi, kuko abavuga ngo isaha n'isaha mu gihugu cy'abandi bazagenza bate, bazankuramo. Ndababwira ko turi impunzi muri iyi si, igihugu cyacu cyo ntago turi impunzi, turatekanye. Ariko kubw'imyizerere yacu turabashyitsi n'abimukira, nta gakondo tugenje gute dufite. Ntabwo nciye intege abatanze ibyifuzo byo gusengeraho kuba, hari n'igihe muzarara ku musozi. Ibintu byose isi yarabikuruye bigira ibyayo, nta gishya munsi y'ijuru. Igitabo cyitwa Intumwa y'Imana aho haravuga ngo igihe kizagera ubwo umwana w'Imana wese mu isi azaba adafite aho gukandagiza ikirenge mu isi. Ntabwo ari isi nk'ubutaka, ni mu isi nk'imibereho izafungana, ku buryo ubuzima buzasigara bugoye abantu cyane, abenshi bakagamburura iby'Imana bakabivamo kuko babuze uko bagira. Rero ibyo twagiye twiga n'ibyo twagiye twigisha, igihe kirageze ngo bisohore. Nimushaka musengere gukizwa, aho ibintu byo bizakomeza kuba bibi. Hagomba ciye intege basengera ibyifuzo byaho kuba, basengera ibyifuzo by'ubushomeri, courage. Abasengera ibyifuzo byo kubona abana nkanjye, nimukutuze cyane. Nanjye ndacyakomeje ndahanyanyaza, ariko ayo masengesho harayo ntakiri gusenga, ndi gusenga ngo Imana inkize imbaraga zo guhagarara ntatsinzwe mu rubanza. Isengesho rirenze ibyo byose ni ugusenga dusaba Imana gukira icyaha mu bugingo bwacu. Ababyumvise mutamena. Korari abahanuzi Imana ibaha umugisha, korari abategereje Imana ibaha umugisha. Ngo ibyo bibwirizwa tubwiriza abandi mu ndirimbo, n'abandi tubwiriza kuri mikrofone n'ahandi, bibanze bidukize mbere yuko bikiza abandi. Ubu ni igihe cyo gusengera gukira k'ubugingo kurenza bya bindi. Munyumve neza, simba ciye intege, tubyeretse Imana, nibona ari ngombwa izabisubiza, kuko ivubira ababi n'abeza, n'abarozi batasenzira basubiza. Ibyo ubona ari ngombwa dukeneye muri ubu buzima izabiduha, muyigirire icyizere. Ariko isengesho mbifuriza kuri iyi saha, kuri iyi sabato, ni isengesho ryo gusaba Imana gukira icyaha. Haleluya! Ababyumvise mutamena. Ako kana ndagasigarana, dore nari ndaho ngaho ngo mfite gakondo aho hirya, ko nahavuye simbijyamo. Cyakoze Imana iramfasha karakura, uyu munsi kagize imyaka 23 ndagafite. Igihe nyina yapfaga twajyanye aha hirya, ba Manuel n'abandi ba Shimiti n'abandi baramerekeza, turagenda tumushyingura i Nyamirambo. Nzamukana nako kana, nzengurukana nako muri bwa buzima, mva hano ndagiye, iby'inzu bwaka nabwo bujemo, ndayigurishije aha, ndagiye ngiye gutegereza Yesu mu cyaro. Mama 15 Yesu ntiyaza.
ahubwo Satani aravuga ati reka nze nkwemeze ankorera ibindi. Imana yagira ngo njye mu ishuri ry'imibabaro n'ibigeragezo, mpangana naryo, mpura nabyo, sindi bubivuge, sindi bubigemo, ancunda yikoba, ariko ndashima Imana ndacyahumeka. Iyo Mana ibana natwe mu bibazo. Mugani w'indirimbo twaririmbye ngo anyitaho, amba hafi, amora hafi, ikabana natwe mu bihe byiza no mu bihe bibi, niyo ikwiye kuba Imana yacu. Nishimiye rero kuba muri iri teraniro ryiza rya Kimisagara, n'ababyeyi, n'inshuti, ndetse nk'uko navugaga nahagiriye ibihe byiza. Ngira ngo ni mu mwaka wa 2016 tubana hano mu Mavuna. Impano mwampaye ndagira ngo mbabwire ko nyiyifite, ndacyayizirikana Rodome, ndacyayifite. Mushobora kuba mutibuka uko ingana Jose nuko yasaga, ariko ndacyayifite, imanitse hejuru y'icyumba cy'abashyitsi. Ntago mwibuka isura yayo. Mu bintu byose murebe imyaka ishize, ibindi bimwe byaratakaye, ibindi biragenda, ariko iyo mpano ndacyayifite. Sibyo sheri? Iracyahari. Yanditseho ngo akira mukunzi. Ako murumva mutari abantu beza? Rodomi wayibukaga? Iriho ku kabaho keza cyane, kariho ururabyo, ruriho umugabo wambaye ikote ry'umukara, gashushanyije neza cyane, kadezayinye neza, kanditseho amagambo ngo akira mukunzi. Ngo se murumva iri torero ntarikunda? Iri torero nirinkunda se? Ndacyagafite, ni mu nsura nzakabereka. Nari nanagafotoye muri telefone, ndaza kukakwereka muga. Ndacyagafite. Akira mukunzi. Bivuze ngo rero iyo nje hano ago mbanje nk'umuntu w'umushyitsi, mbanje nk'umwana uje iwabo. Amen. Twagiranye ibihe byiza, korari igihe n'iki, muri ibyo bibazo, muri izo ngorane baza kumpumuriza. Mu myaka 8 ndi mu nzu, ndi mu bugunge njyenyine, baraza baransengera. Sibyo Rodomi? Dusangira bya bigori mwansanganye, ayiwe muri abana beza. Barangije bampa kamvirope ko nta kintu nari mfite mu nzu, nari nsigaye ndi umutindi wo kubabarirwa, nari mfite amaduka birayoyoka, mva mu Mavuna asanga Satani byose yabyikoreye. Ariko korali Ambassadors yararirimbye ngo twari iby'isi unsigire Yesu. Mbifurije kubana na Yesu, niwe utajya ahinduka. Abantu barahinduka, ibintu birahinduka, ibihugu birahinduka, urubyaro ruraguhinduka, umugabo yaguhinduka, ariko Yesu ntajya ahinduka. Mumukunde n'uwanyu. Tugirana ibihe byiza. Kimisagara murumva atari inshuti nziza? Inshuti nziza cyane. Turabana. Mugaba mu minsi yashize ni umugabo mwiza, ndamubashimiye. Niba hari n'ibyo mupfa mwebwe ubwo ni ibyanyu, ariko ngiye muzi ko ari umugabo mwiza. Arankurikira no kwa Mashabari na Nyiramapore, aramanuka iyo ku Kivu, yambuka mu Kivu bwije, ubwato bumuzunguza bwa moteri, asanga bwarangiye arabukodesha, ubundi bugenda direct araza aho iwacu muri ya mateka muzi ntari busubiremo, yayandi maremare. Imana yaje kumfasha, ndagenda iramfasha, imfasha ibikomeye. Ahari mu itongo tuhubaka urusengero, ahari inzigo Imana imakwihana, mu mutima wo kubabarira. Aba ba Joseph batanga amafaranga, aba ba Shimiti batanga amafaranga, tubana mu rubuga rw'ivuga mutumwa rwa korari, barahaguruka ba Mugaba batanga imitungo, batanga amafaranga agera kuri 1 miliyoni n'igice. Turagenda tujya kuhakora umurimo, baravuga bati muntu w'Imana niwe dukeneye. Ni hahandi hari ya mateka, hatari data, hatari mama, hatari data wacu, hatari masenge, hatari murumuna wanjye, hatari mubyara, hatari umukuru, nta gisanira, nta gihari, ntacyo. Ni hahantu mu mateka ya jenoside yayandi aremereye, nitwa ko ari ngiye muntu waharokotse njyenyine muri ako gace, nitwa igitsina gabo naho. Ariko ijuru igihe ryamamagaraga rintegeka kuhajya kuhavuga ubutumwa mpereye ku iwacu. Ndashima Imana itanga imbaraga. Burya uko yazihaye intumwa, natwe ni Imana yacu. Mureke tuyisunge, n'ibyo tubona bisa n'imisozi izabikuraho. Yatanze isezerano mu byakozwe n'intumwa ngo cyakora muzahabwa iki? Imbaraga.
mwuka wera nagenza ate nabamanukira muzaba abagabo bo kugenza gute kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugeza ku mpera. Ubuhamya bwa Ejide bwongeye kunsekura umutima. Muzabona abantu benshi bitwa abantu Imana yahagurukije gukorera Imana yahagurukije gukorera, ni abanyabibazo. Nubwo ijuru ritwambika isura nziza, si ikibazo cy'ibyo kurya n'ibyo kunywa dufite, ntabwo ari ikibazo cy'imyambaro dufite, ntituragera aho tubibura. Ariko nujya mu buzima bw'abantu benshi Imana yahamagaye, ari abaraha mu itorero, ari abakora inshingano, ukabona abantu babigiramo ubushake, ukabona barabyitangira babibamo, uzasanga ari abantu bahorwaho n'ibitero by'abadayimoni umunsi ku munsi. Uzi kuva mu mavuna umugore n'abana ugasanga barapfuye, byankoza ahantu. Afatwa n'ihamuka ati sinzashaka, namaze imyaka 8 narazinutswe ikintu cyitwa nanjye umugore, mvuga ntabwo nashaka, nzabaho nka Pawulo. Itorero rikanyegera bati muntu w'Imana, imyaka 5 wibwira ko ahagaze, yirinda atagwa, ibaye 8 ibyawe birazwe, gira urutya bakuru b'amatorero bapasitoro bakamvuna, ni hoya nzabaho nka Pawulo. Burya ni ihungabana umuntu aba afite, abakeneye abantu bamuhumuriza. Abatabizi bakagira ngo ni ubugwari. Iyi si Imana idutije kubamo, ukeneye kuba urugingo rwa mugenzi wawe mwihumure, aho kwirirwa umuvuga cyane umugendana. Fata igihe cyo kumwegera, umutega amatwi, aruhuke, ubona amagambo y'ibyiringiro umutera mu mutima, uzaba ukoze umurimo w'Imana. Imana ishimwe yo kohereje abahumuriza, ikakohereza uriya mukuru w'itorero, none dore warongeye wabaye umusore. Imana ishimwe yaguhaye uriya mukobwa. Abakobwa muri hano muri hera mwaje mu materaniro, kandi abakobwa bari mu materaniro we. Burya rero ibyo mukunda bizabaviramo n'umugisha. Niba nawe yarakunze gusenga, asengeye umugabo ati ndakubonye, nimukunda gusenga Imana izabihera rata. Mujye mukunda kwisengera. Mwakoze kuza no gusigara hano mu materaniro, ntago mukuru ubusa hano, murahakura Imana. Gusenga ubuhamya bwe bwankozeho, nari nicaye gutya nifata kwitama, ndakurikira uko yamanukaga mu mibabaro, mu bibazo, yampaye rifuti yo kugenda nzingura nsubira muri twa tuntu n'utundi tw'ibibazo. Ariko naje kubona Yesu utanga ihumure. Aho twihishe ntitugaragaza impano zacu uko ziri, ntidukorera Imana uko bikwiriye, Imana iduhe kuvumburwamo n'iyi sabato y'uyu munsi. Amen. Iyi sabato tuvumbuke mu buvumo bwa bya bindi byose byaduciye intege, bya bindi byose byadusubije inyuma, bya bindi byose byaremereye imitima yacu. Imana ituvumburemo, itwambika imbaraga nshya, yongere twambika imbaraga nk'izo yambitse Rika, amubwira ngo sohoka, umurimo nurarangira, subira ku rugamba. Kandi nitujya ku rugamba ntabwo tuzagenda twenyine, umugaba wacu ni Yesu Kristo, niwe utubereye maso, azatubashisha gutsinda. Mureke tugaruke mu byimbo. Ndashima Imana rero yabarinze bana b'Imana, ikaturinda uyu munsi, ikatwongera amahirwe yo kuba muri urusengero. Ndashimira abemeye guhagarika impamvu z'ibindi mwagombaga kujyamo muri aya masaha, cyangwa se n'ahandi mwari kuba muri, mugahitamo kuba imbere y'Imana. Ntabwo tuzaza imbere y'Imana ngo dutahe uko twaje. Imana yadusigaje igatuma twemera kwicwa n'inzara, nta nubwo turi bunapfe. Iraduha iby'umwuka kandi iratwambika imbaraga, iduhe kutsinda ibyadusindaga. Nifuje ko tuganira amagambo avuga ngo ijuru riradutegereje. Ijuru bigenje gute? Ijuru riradutegereje. Yesu ashimwe. Imana ni nziza. Ndashaka kubumvana amajwi yanyu. Imana ni nziza. Abo Yesu atije ibiganza, Imana ni nziza kandi ibihe byose. Ijuru rigenje gute? Nababwiraga iby'umuvandimwe Mugaba amaze kumpamagara ati ndaje. Narategereje nkajya nshaka kubwiriza, nkavuga ndabwiriza ataraza, ntegereze ntamenyeye mu mazi aragira gute, ariko nagira ngo mbabwire yuko igihe cyageze, arazaho. Munyemerere, abantu bazi ko ijuru ribategereje bazakora n'ibirenze ibyo basabwe muri sosiyete, bazakora ibirenze ingero bahawe, bazakora ibirenze ibyo basabwe ku magurupe runaka. Mwuka wera azabasunikira no gukora n'ibitari biri muri bije y'ibyo bakoraga. Muzi cyabaye,
igihe nari mutegereje ahageze yaraje areba ukuntu abantu b'Imana bari kwihana. Ubwo iryo vuna ndi kurikora aho ngaho iwacu, aho mwivuka iwacu twahabatije abantu bagera kuri 83. Ariko ikintu cyanejeje, harimo umugabo wari warazengereje umugore we, yarataye umugore, aragenda. Umugore rimwe aza mu materaniro muri uwo mugoroba, avuye mu materaniro mu mavuna arataha aramukubita, arongereje avuye mu materaniro arataha aramukubita. Ariko umugore aragumya aratitiriza arasenga, araza yatura icyo kintu arakitubwira, turapfukama turasenga. Ndagira ngo mbakundishe imbaraga y'amasengesho. Turapfukama turasenga, dusengera uwo muryango, dusengera urwo rugo. Byaje kurangira mu mugoroba umwe Imana yumvise amasengesho y'abana bayo. Haleluya! Muririmbya yewe n'umwuka w'Imana yaravuze ngo bihe byiza byo gusenga bintarura he mu magarara, ngo nigire aho data genje gute ari muganyira ibyo nkennye byose. Harimo amagambo meza avuga ngo mu bihe byiza byo gusenga nabonye ibigenza gute, ibimpumuriza, nsinda ubukana bw'umwanzi, ndogeza ibihe byiza byo gusenga. Nongeye kubifuriza kuri iyi sabato yo kwiriza ubusa no gusenga, gukunda ibihe byo gusenga. Amasengesho yo mu rwiherero twongere tuyakunde, ayo umuntu ku giti cye twongere tuyakunde. Imana irumva kandi igasubiza. Igihe twasengaga nubwo twasengeraga indi miryango, reka mbabwire kimwe muri ibyo bitangaza. Amasengesho aragenda abuza wa mugabo amahoro. Sibyo mugabo amubuza amahoro. Umugabo aragenda aza nawe mu materaniro, yakubitaga umugore yavuyemo, atangira ahagarara nk'ahariya, arongera amanuka atera agatambwe. Nihuse muri iyo nkuru y'imbaraga z'amasengesho, byarangije igihe nahamagaraga abantu bifuza gusengerwa, nawe aza gupfukama ngo tumusengere. Ababyumvise mutamena? Ababyumvise mutamena? Amena yo muri iminsi y'imperuka ku bantu imeze nk'imodoka yanze kwaka. Mwihangane, mwe muri abantu ntago muri imodoka. Imodoka niyo nabonye basunika bagasunika, bati musunika nyamuneka, yarigiye kwaka bagasunika, basunika bati yarigiye kwaka mwongere. Rero ababwiriza nabo dufite ikibazo kubera guhagarara imbere y'abantu bafite ibibazo byinshi, kugira ngo provoke imitima y'abantu urebe ukuntu yazanzamuka. Nukwiriye kubwira umuntu uti mwagira ngo iki, burya tuba turi gushitura, mwagira ngo iki, ababyumvise mwagira, burya tuba turi gushitura. Ariko Mwuka Wera yuzura imitima yacu. Imana ni nziza kandi irashoboye. Nuko uko twasengaga dupfukamye dusenga, tugumya gusenga, twapfukamutse umugabo afashe icyemezo nawe cyo gukunda gusenga. Ndashaka kubabwira kimwe muri ibyo bitangaza. Byarangiye ku munsi w'umubatizo abatijwanyirije n'umugore we. Mugabo ahageze igihe bari bafashe icyemezo cyo kubatizwa, birenga yo yatanze muri iyo ntuza tukoreye amateraniro aho ngaho, birenga yo yatanze mu matike. Yaparitse imodoka ku Kibuye mu mujyi wacu, ni hejuru ku mazi, hafi y'iri ya chateau yitwa Chateau de Marara. Na aho ngaho iwacu neza duturanye dutyo. Birarenga, ahageze biramurenga. Kandi aho twashakiraga uburyo bwo gufasha, urabizi Joseph, byabaga ari ukuvuga nyamuneka ninde utanze ko yanze kuzura, ninde uzongeraho, ninde, bikanga. Ahageze Umwuka w'Imana aramufata, afata umwanzuro wo kwita kuri uwo muntu, amugurira costume yo kuzabatizwanya. Ntabwo ihenze, nyenda irahenze. Ikirenze kuri icyo, mugeza kuri urwo rusengero ahageze ati rero nubwo hari ibyo nakoze, rero ndabona ibintu hano muri mukenewe. Ati noneho sima zose zizakinga aya madirishya nzazitanga. Ariko babyumvise mwongere mutamena? Mwuka Wera mu mutima w'umuntu arenga ingero umuntu yahawe. Nicyo nivugiraga, murenga ingero muhabwa mu murimo w'Imana, mukoreshwe n'Umwuka Wera. Murenga ingero mufite mu matsinda, mu by'ubusonga batubwiye. Mwuka Wera, rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14, haranditswe ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata. Haleluya! Iyo ni intego ya Jia, ni isomo Jia izi cyane. Urukundo rwa Kristo nirwo rukwiye kuduhata muri iyi minsi y'imperuka. Ntabwo dukwiye guhatwa n'amatangazo y'itorero nubwo akenewe. Ntidukwiye guhatwa n'abayobozi b'ibihande n'amatsinda nubwo bikenewe. Ntidukwiye guhatwa gusigara hano mu materaniro yo gusenga kuko haje umubwiriza udasanzwe. Ntidukwiriye guhatwa n'amarangamutima. Ndabasabira ngo ubwo ijuru ridutegereje, Umwuka w'Imana duhatire gukora ibikwiriye. Urwo rukundo rudutere kugera ku ntego,
rudutere kugira umwete wo kudacika intege. Ngiye kumva numva Royisi ngo baramujyanye ngo bamujyanye Muganza avuye mu Nzove. Namusuye mu Nzove makora amavuna naho hari muri shitingi ari ahantu hahanitse hameze gutyo. N'umuvandimwe wanjye ndacyamusengera ngo Imana izamutabara, baramuzi. Namubwirije ndi umurokore ari umupanikote ndi umuhirika mw'inzoga ntuye. Ajya kumubwiriza udukeya narinzi kubwiriza ibyago 7 by'imperuka bizarya abanzi b'Imana mu Byahishuwe 16. Kibwirizwa nka kimubwiriza giteye ubwoba kandi yava muri Kongo ko yari umusirikari akaza nkamubwira ningurira mitsingi akayingurira nkayihirika ariko nkamubwiriza ko ibyago 7 bizagenza bite ko ibyago 7 bizaza. Arangije cyakoze Imana iramufasha arahaguruka ntago mbivuga byinshi ntari rarenga ijuru rizatabara. Bahangayikanye hano mu Nzove hari nk'umuhungu we bakora n'umurimo ntago muvuga izina mwamumenya. Arayizara haba nkajya ndeba nigize kujya gusura Papa Fiona njya kumusura hakurya nkareba urugendo akora hano buri sabato ataye urusengero hano ataye urusengero Nyamirambo akagenda buri sabato ajya guhangana n'iryo tsinda ry'abantu baraho hirya. None rero nabonye muri uyu murimo bikaze urusengero ruruzuye rubaye rwiza barumukuyemo bamujyanye ahandi hantu ku gasozi ntabwo ahembwa. Buriya hari abajya bavuga ngo agashahara ngo buriya ngo kaba gahari ubu se arabizi wamuhemba iki? None ubu ni uguterera akazamura imisozi. Cyakoze numvise umuyobozi ari kumbwira ati amahirwe arahageze niba Yesu atarazi iterambere ngo ryahageze bahatangiye kuhashyira amataje menya nabwo nibyuzura bazakugarura bakakujyana ahandi. Ariko reka mbabwire nta cyiza nko gusazira mu murimo w'Imana. Haleluya. Nta cyiza nko kuvunika ari kuvunikira umurimo w'Imana uzagororerwa. N'abisi baravunika abarara mu tubari baravunika wababwira abacuruza inguru ukuntu bavunika. Abacuruza inzagwa baravunika bajya kuzirangura bazenga bagira bashyiramo pakimaya bakora ibintu byose bishoboka nabo bararushye ibyuya biraza. Ariko nta cyiza nko kuvunika uzi kuzabona n'ubugingo horaho. Mbifurije kuvunika mu murimo w'Imana ntacyo bizabatwara. Mu ntambara nyinshi mu ngorane nyinshi mu murimo w'Imana nta gihombo kirimo. Uzarorera wenda kugira ibya mirenge ariko munahumure nimugire ubwoba. Imana yabanye na Eliya ikamuha agatsima ikamuha agacuma k'amazi mu nyandiko z'ibanze yaranditse ngo izabana n'ubwoko bwayo nubwo ari mu bihe bizaza. Ariko no muri ibi bihe Imana tujya tuyibona agacuma kayo tukakabona kandi umutsima w'Imana tujya tuwubona. Muhumure nimuzicwa n'inzara mugirire Imana icyizere kandi ninabageraho muzihangane. Nigize mari iminsi 8 Richard yavuze uburyo yamaze iminsi 3 atarya kubera agahinda. Nge namaze iminsi 8 ntarya twahira ibyatsi akaba ari byo umuntu ahekenya bikanga kunoga nitwapfa. Ariko bigera mu mwanya nk'uyu wo gufata isaha imwe cyangwa 2 zo kuba imbere y'Imana abantu inzara ikabajujubya batereka ntabwo bitwabishobora. Mwakoze kunamba mukaguma hano Imana ibaho umugisha. N'ikindi gihe mujye mubikunda ntabwo inzara y'umunsi umwe yakwica. Oya hari ukuntu tujya twirya umwotso nanjye bisigaye bimfata nkavuga ngo yewe ngo inzara ngo iranyishe kubera yuko nta kantu nashyizemo ngo inzara igenje ite. Ariko burya rero koko ngo gukira kwibageza gukinga nkaba nibagiwe ko nigize kuba iminsi 8 nagenza nte ugasanga wabicikirije. Hari igihe njya nirata Imana yangiriye neza ntabwo umuntu yahora arira. Irangije impa mugenzi wanjye twazanye namwise Cyomoro niko kazina namuhimbye nawe ampimba kandi anyita Gikundiro. Ariko biragoye kunkunda kuko gukunda umuntu ufite ibikomere uzi n'ibibazo bye nta n'icyizere uri kwizera mu bizakunezeza muri we. Uyu mukobwa ni umwihanduza cu. None dore imyaka ibaye 3 n'ubundi nkiri kwakunda. Ntabwo ntinya kubivuga. Ndacyategereje mu gihe nkitegereje umfasha. Sinzi inzira bizacamo inzira z'Imana ngo zirutinga imyendi ya Supanet. Ariko icyo nshimira Imana
nuko yansanze anzi neza, avuka hari Musambira, azi ubuzima bwanjye, azi ubukristo, nta bupagani nahagaragarije. Oya, mu myaka 17 byose arabizi. Turicara ndamubwira ntubuse kubizi ibi niba atabubwaye nibyo narinze utazi, ntibimbwira. Arabimbwira none se ubu wankunda? Ati ngiye kubitekerezaho. Ni wowe urahubutse, fata igihe ugenda ufata amezi 8 ubitekerezeho, uzansubize nyuma y'amezi 8. Amezi 8 arangiye aransubiza ati ndagukunda, ni ngaho ngwino dusangire imibabaro yanjye. Ariko mwavuze ngo amen. Manwe ni wawutashye. Niriwe ndira, burya se muzi cyandizaga. Abantu bari bazi se ko ari mugira ngo se niriwe ndira Jose siniri dore bamuga niriwe ndira nta uzi ibyandizaga. Ariko nararebaga nkavuga nese umunange ndo gukundwa. Ubu suyu nguyu azemera kubana, yewe nta n'ikintu nsigaranye, no mu mufuka nta kintu kikirimo, ibintu bishize, abantu bashize, ubuzima ari ibibazo, ubazanye ubu ngo bazahatinda cyangwa nabazaza yigendera. Muri ubu buzima Yobu mu gice cya mbere njyana umurongo wa 7 ni wavuze ngo turi muri iyi si dufashe igihe muki ntambara, duhanganye n'abadayimoni mu buryo bumwe cyangwa ubundi ntari bugereho. Satani yateye ibikomere mu miryango yacu uyu munsi. Umugabo araba ari muzima, umugore akaba ikibazo. Umugore yaba muzima, umugabo akaba ikibazo. Umugabo n'umugore bakumvikana ari bazima, abana bakaba ikibazo. Abana n'umubyeyi baba ari bazima, abaturanyi bakaba ikibazo. N'ubuzima bw'intambara, wagira ngo uratuje isi ikakwimura. Wari uvuze ngo ubonye uhenge ku musaya, mwihanganire kubona kaho mudahengeka imisaya, naho mwayihengekaga naho igihe gito. Yesu yaduteguriye amazu tuzabamo. Ntimuhahamurwe n'ibyo muri kubona. Ndabivuga mu ncamake, mwuka bageze kure. Iyi ndirimbo natangije 189 iravuga ngo twabuze gakondo muri iyi si, tuyirimo turi abasuhuke, ariko ikinejeje dufite gakondo irushaho kuba nziza, kandi iyo gakondo niyo Siyoni irabagirana. Umuririmbyi ari mu mwuka harazamuka, amarangamutima yarazamuka ati cyama mababa none nkaguruka nkagenzane nkigirayo. Ageze ahabwira umutima ati mutima wanjye shira agahinda, shima umwami. Haleluya. Mutima wanjye reka kuganya, dori gihi mana yangene yewe nicyo. Ariko muririmbe cyane, nicyo kiza nge ngomeza kwiringira Yesu bweza mama. Iyi ndirimbo ndayikunda cyane. Hari ikindi gitero kivuga ngo mbega uburyo, haleluya, bwuzuwe ibintu bigiye kuzaba byiza kurenza kubizi. Bwuzu namusize aha ndakana gatoya, none nasanze umurimo akiwukora. Erega turaziranye murabo mu rugo. Mbega uburyo tuzanezerwa, ahora nezerewe. Hari ukuzanezerwa kurenza uko, kandi se urebye mu buzima winjiyemo wasanga nta bibazo bihari. Ariko ahora aza, wabibonye muntu w'Imana aza kutwakira amashakoshi, muzana amashakoshi mbatwaza, aseka mwenyura. Buriya se wagize ngo nta bibazo bihari. Hari umunsi tuzanezererwa aho abagenzi batiki muruho. Nta muntu numwe uretse kwihagararaho wavuga yuko atarushye. Isi buri wese ntawe itahemukiye. Uyitahemukiye mu buryo bumwe, yamuhemukiye mu bundi. Abantu twese mu by'ubuzima dusangiye turi abanyabibazo. Abarara bitera inshinge barangana iki kubera diabete? Wareba inyuma bambaye neza,
amakositimu mu modoka nziza, mu mavewiti, ukabona baragashize, ariko iyo akuyemo imyenda yijomba igishinge cyangwa akiherera mu biro agajomba igishinge, isukari itangiye kuba nkeya. Ninde utababaye? Kabona abandi barasa neza ngo bafite amatayi. Abagore murababazwa ngo nuko abandi bafite amatayi. Uzakomoka he? Ko ari igihe yabakomoka no kubibazo. Wanyuzwe nuko umeze, niba uyafite shima Imana, niba utayafite nyurwa nuko umeze. Yagera hirya ugasanga ibibazo byabaye ibibazo, umuvuduko hypertension yarazamutse. Kamabwire nkumbuye iwacu. Nkumbuye iwacu. Haleluya. Kigwa cyacu kiravuga ngo ijuru rigenje gute? Riradutegereje. Arindi mu nzu. Ari nyishuye imyaka 2. Buriya abatari babizi maze imyaka 2 bwera mvura. N'igice. Ya gakondo nta ihari, mvuye ku Kibuye ndaburabuye, ndaje hano baye mu Gacinjiro ndaburabuye, ngiye Katabaro mpaguza inzu, mvuye Katabaro Yesu araje, ngeze Musambira ndaburabuye, none ngarutse ndi kubundabunda muri Kigali, na hahandi nayengekaga umusaya hano hatagihari. Ibyo nari nararunze iyo ngiyo ngeze iyo ngiyo, abadayimoni babyiyayamo, bimwe babiteza cyamunara barajyana. Ni birebire cyane. Nuko rero mugenzi wanjye uko ngarutse inaha, kandi rero arasomye yuko nkwiye gusohoka mu mujyi nkajya mu cyaro. Nuko rero ndasohoka ngera mu cyaro, ndanakora ibintu biremera, amaduka araza, amazaraza, ariko mu kanya gato imanga ibyo kwa Yobu bigenda bityo. Aho nkubitaniye na Cyomoro rero ati rero mbonye akazi Kigali, dusubire Kigali. Ko navuye yo kubera ubutumwa, ati none turabaho dute? Tugarutse dutyo. Cyomoro abarangaruye. Turaje turagiye, kuko we ni umunyamugi yabaye hano Kigali cyane. Tubayaho cyakoze tugira umugisha. Aho yararangije kwiga hanga muri Yerika, nuko ababonye irindi shuri rya Kabusunza ryiga indi myaka 2. Tuba hano muri uyu mujyi ducecetse muri iyo myaka 2, nkava nkajya mu butumwa, nkajya ku itorero, nkakora inshingano, nkajya mu mavuna, nkagaruka nkajya gusesera ibwera mvura hejuru, ngenda mu kibisi mpagaze, nkavuga ariko ko nabaga mu mujyi ngenda no kuri moto, none ibi byo nzabivamo. Yena mpagaze ngenda mungiza, nkumva umuntu asekuye umutwe, niko nsekuye ati umunana narindi gusinzira. Mbese abantu bararushye manwe, abantu bararushye we. Agenda tuhakubise imyaka 2 turi mu nzu, nuko nikabakaba 100 nkaribona. Nuko nyirayo yarangirira aravuga ati rero inzu Kigali zabuze gusenya byakomeye, ariko rero namwe abafite amazu muri kutwigirizaho nkana. Ku mugani w'imvugo yabikigiye mwashyizemo imiyaga. Ati rero ubu ni iryitanu, nk'abakabye umushahara wanjye nsanga biragwamo, nkubisuwe nsanga birahura, gaze, ibiryo, inzu, urabeho, uzakuraho umwambaro. Nta gakondo dufite muri isi. Na hahandi mwita ngo mwarahungiye ni igihe gito. Ariko kera turi muri ADPR Pentecoste, abaririmbyi baho bafite indirimbo nziza bajyaga barima ngo nigiye giti ntambara igashira, nigiye gitumura bugatuza, nigiye gitu na 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 na, hazabaho igitondo gihoraho, ntabwo tuzongera kwibuka isukundi, yewe noneho ntacyo mubabarunwa, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Imana izanagura amarira, ntabwo tuzongera kurira ukundi. Imana iza, ko namwe muherukayo vuba. Yewe n'abaporoso gusa bari hano bakavukira badibemenya barashize. Ni igihe gito umuraba ukagenza ute? Byumve neza, guseka ni byiza, ariko tunabitekereze ko ijuru rigenje gute? Riradutegereje. Ni igihe gito umubabaro ugashira, ni igihe gito intambara zigashira, ni igihe gito ibibazo bikagenza gute? Nuko ubwo nabungaga ahangaha se atari ugushaka aho menge ku musaya.
narazengurutse, hari umukecuru nasanze hano aragambwa ati ariko se ati ndi kuvuga nti Imana iraho haryano yaratuye ni ati dore nahanga ati n'umuturanyi wanje. Hirya aho umukecuru bangejeje usanga ni mu mihati. Sanga imihati se mukagira hari imihatira. Nese muri iyi mihati nangaye bati ni iryibire. Iryibiri ryo mu mihati banjyana hano sanga hari ibibati bati naho ni iryibiri. None se iryibiri ryaha ntibimeze bite? Batari ko amazi ntayahari ngo kujya kuvoma ku gasozi. Mbega isi we! Kandi ubwo ngimusambira nayo hari imiyenzi ari mu buzu bubi cyane. Ariko ngeze ubu ni isoko riri imbere yaho ntuye Musambira, naho ngaho umujyi wabaye umujyi, amashanyarazi yabaye amashanyarazi, nta giturage ku isi kigihari. None rero ubwo umuntu wese arabyuka abunza akarago, ariko nabizaniye ijambo ryiza. Haleluya! Ijuru rigenje gute? Ryadutegereje. Ese nawe witeguye kurijyamo? Hari korari imwe yaririmbye ngo nzigira mu ijuru n'ukuri rirahari, kandi abarijyamo muhagarare mushikamye, hahirwa uwihangana azabona ingororano. Nzigira mu ijuru n'ukuri rigenje gute? Kandi abarijyamo muhagarare mugenje mute? Mushikamye mu byo twizera. Imana abo yarisezerane bakaryizera tuzaribamo. Naho mu isi ho nta gakondo. Ndagira ngo twongere dutekereze ku magambo ari mu gitabo cy'umubwiriza, igice cya 12, ni amagambo dusanzwe tuzi, ku murongo waho wa 13. Nta kintu gishya kuri twebwe abizera, nta kintu gishya, nta kibwirizwa gishya dutegereje kwigishwa. Inyandiko zera nsoma zirambwira ngo nta wundi mucyo mushya dukeneye. Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi bigenje gute? Birahagije. Umubwiriza 12:13 ni amagambo hararanditse ngo nuko indunduro y'iriki y'iri jambo byose byagenje gute? Abasoma, byose byagenje gute? Byarumviswe. Hanyuma ku murongo ukurikiraho ngo icyo usabwa muri uyu mugoroba nanjye nsabwa ni kimwe gusa, ndetse ni bibiri. Mwubaha Imana, icyo ni icya mbere. Hanyuma ukomeze amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu. Ababyumvise mutamene? Ibintu byose kubizera, yewe no kubatizera, radiyo zarabijyanye bibageraho, amateleviziyo yarabijyanye abageraho, mesaje zaragiye bibageraho. Hari abantu bajya bibeshya, bakora urutonde rw'ahantu ubutumwa butaragera mu buryo bugaragara, bakavuga bati numva rero ko Yesu ntabwo isi imyaka yahawe kumara ntabwo irarangira, urumva ko Yesu haracyarimo igihe cyo kugira ngo ubutumwa buzagere kuri bariya. Ariko ndagira ngo mbatakarize icyizere, ubutumwa bwiza bw'ubwami bumaze kugera ku bantu. Marayika ushinzwe umurimo w'ivugabutumwa anyura muri iri koranabuhanga n'izi kamera, bikagera no ku bantu batabishakaga. Yesu azarendaza atari uko ababwiriza bahagaze ahantu hose ngo bakore amavuna live agaragara. Si uko umuntu wese azaba yagezweho n'umubwira ngo akira Yesu, ahubwo marayika ushinzwe ivugabutumwa azagera ku muntu wese mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu rugero njya nkunda gutanga, hari igihe umuntu aba yibereye gutya kuri televiziyo ye ngo ari kureba abamisi babandi bamisinga, undi ari kureba abapirimusi gumaguma, abandi bari kureba imiziki za Koffi Olomide, Wenge Muzika, Lucky Dube, Bob Marley n'abandi ba Tupac Shakur. Abo nabo nakundaga cyane n'imiziki yabo. Agahagarara ngo ari kubireba ari byo hanze amaso, yajya kubona kabona kuri televiziyo haciyemo akantu, umunyamakuru marayika ushinzwe ivugabutumwa akamunyuramo, yamara kumunyuramo agahita yindukira akabakubisemo indirimbo y'abagenzi. Hariho ikizadushimisha ubwo tuzambikwa amakamba,
imiruho izaba irangiye Yesu amaze kwima ingoma ye, maze dukomeza amategeko ye, tuharanire kuzabayo, kandi dukomeza amategeko ye, tuharanire kuzabayo. Ategereje kumva amakuru mu Kinyarwanda, ariko ako kabwiriza gato, Imana imbabarire, icyo kibwirizwa gito nari ngapfobeshe, icyo kibwirizwa gito cy'amasegonda kigenje gute? Mbese abicaye muri salone bategereje kureba ikinamico n'umupira wa Rayon Sports na APR, ikibwirizwa kibagezeho, marayika yahageze, izi ndirimbo muririmba zagiye, gahunda yo kuramya yatambutse hano y'umubwiriza yagiye, muri Amerika cyagezeyo, mu Burayi cyagezeyo, muri Afurika cyagezeyo. None marayika ushinzwe ivuga butumwa umurimo arenda kurangiza cyangwa nturarangira? Arenda kurangiza. Yego, ntabwo Yesu azaza kuko ababwiriza bashinze amahema ahantu hose, kuko no gushinga amahema naransivuga ntibikemewe, ubutumwa bwagaruwe mu mbere. Ibi ni ibiki se bimanitsa? Ibi ni ibiki? Daniel yaravuze ngo abanyabwenge nibo bazagenza bati, ariko batabana n'Imana ntibazamenya ibiri kuba. Yesu ati mugende mujye mu mahanga mwigisha abaremwe bose iki? Ubutumwa bwiza, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Matayo 28:18. Kandi dore ndi kumwe namwe kugeza ryari? Kumeruka. Maze isi, ndavuga isi tiyoya, mugaruke mu nzu. Abantu barabibona nk'ibisanzwe, ariko marayika ushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana ari hafi kurangiza umurimo. Ezekiyeli niko yavuga ngo, Ezekiyeli yamweretswe afite icupa rya wino kwitako, agenda ashyira ikimenyetso ku mbata z'Imana zinihira ibizira bikorerwa mu isi. Abo bari bafite n'amaso y'umwuka, hari ibyo bari kureba. Abo bari bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, basigara mu rusengero bashaka Imana. Ntiducireho iteka batahasigaye, hari impamvu zishobora gutuma batahabonetse. Ariko abo ngabo bari bafite n'amaso, abandi batagenje bate? Badafite. Ibyahishuwe igice cya 10 ku murongo wa 5 tuhasanga ubuhanuzi bwa marayika washyize ikirenge ku nyanja, ashyira ikindi ku butaka, ashyira akaboko hejuru. Nubwo byajyanye n'ubuhanuzi bw'iminsi 2300 dusoma muri Daniel 8:14, ariko ngo yashyize ukuboko kw'iburyo hejuru, ararahira ngo ntihazabaho igihe, ntabwo hazabaho igihe ukundi. Nubwo ibyo bisohorana n'ubuhanuzi bw'igihe cy'imyaka 2300, kuko hatazabaho ikindi gihe cya gihanuzi. Nagira ngo mbabwire no muri iyi minsi ya none bafite amaso y'umwuka, n'igihe kirageze ngo babwirize bashyiremo no mu migani twe kwerura akantu ku kandi. Ariko nagira ngo mbabwire kuri iyi ngingo twari turiho n'ubundi ntihazabaho igihe, ntabwo hazabaho igihe ukundi. Aho zongere mubone ransevuwa zigihari, byarangiranye n'igihe cyaje. Imana mu buhanga bwayo, Imana ishimwe, by'umwihariko itorero rya Kimisagara n'andi matorero ndabashimira. Hari n'igihe mba ndi mu modoka ndi kujya kubwiriza, nkahita nshyiramo ntaragerayo mu ishuri ryo ku isabato, nkahita nkanda kuri like ya hano, nkunze kuyitanga, nkayishyira kuri stati yanjye, nkagenda nkurikiranya amateraniro. Aho bitutashoboraga kugera, Imana izahagera mu bundi buryo. Haleluya. Naragukurikirana uri kubwiriza i Nyamirambo, uzi narakubonye ryari? Manuel uri kubwiriza nkukurikirana, ngitanga ahandi. Mbese umurimo uri kugenda wihuta. Twari twicaye hano mu materaniro turi kwiga hano, twibereye mu matsinda, mugabana wari ku ikoranabuhanga biri gutambuka, n'abafatanyanaga nawe ibyigisho biri kugenda babwiriza. Mbese umurimo uri kugenda. Igihe Satani yafashe ingamba zo gukumira ubutumwa, Imana izatanga ubwenge muri marayika ushinzwe ivuga butumwa, ubutumwa bugere ku bantu bose. Nagira ngo mbabwire rero yuko marayika ushinzwe gushyira ikimenyetso ku mbata z'Imana, marayika ushinzwe umurimo w'ivuga butumwa, ntabwo bari gusigana, bari kugendana. Umurimo urenda kugera ku musozo, abacunguwe bagahabwa gakondo irushijeho kuba nziza. Bifurije kugira imyiteguro myiza, ngo Imana ime kwitegurana namwe. Ijuru riradutegereje. Byose nta gishya umudivantiste wundi ategereje. Byagenje gute?
ni ikihe kibwirizwa se? Niyo mpamvu uri kubona abantu basa n'abahondobeye iby'Imana, reka data, abantu nyine ni bya bindi bisanzwe. Ayo mavuna ya Mifemu se ejo bundi azaza ni nk'avuye ahanga, ayo bamutabaruka yarara ahanga, ayo bamusoni yarara. Ubwo se ninde mubwiriza? Abantu basigaye muri fanatizime yo gufana ababwiriza aho gufana ijambo ry'Imana. Nta mubwiriza twabona umeze nka Kanaka, yewe bose barabwiriza, ariko Kanaka abantu basigaye kuri fanatizime, kandi nta uza abwira abantu gukora ibyaha, uje wese azabwira abantu kwihana no kwitegura. Nigeze mbwira abantu ngewe urwego uyu munsi ndi gusabaho Imana, saba Imana ngo umwuka w'Imana ajye afata umutima wanjye. N'akana ko muri vantiriye kanga n'urwara, nigahaguruka gahawe imikoro kagahabwa ayo mahirwe yo kumbwiriza, Imana ijye impa gufashwa nako. Icyo kavuze kinyubake. Nari mu mavuna yari yateguwe na diviziyo, banyohereza ku Ruhuha, nyafungurirwa na Korali Ambassadors. Haza kana kanga n'urwara gato cyane, kari kwigisha mu byaremwe, katangira kwigisha ubwiza bw'indimu, kavuga ibishishwa byayo akamaro kayo, kavuga imbuto z'indimu akamaro kayo, karabyigisha kagakobwa kangana gatya. Ndakurikira numva bibaye bishya mu matwi yanjye, ndabyandika, numva indimu ndayikunze ntayikundaga. Nta muntu kamara muri uyu murimo. Ndi mu mavuna y'inyoni banyohereje ahantu bita Rurindo, hiryo ahantu bita mu Rugarama. Ndagenda, akana kamwe karahaguruka, karareba ndi kubwiriza, ntangamo ubuhamya bw'uburinzi bw'Imana nk'ubwo mwene data yaduhaga. Karangije karabifata, kanga n'urwara karesha gatya, karagenda. Nyuma ya saa sita kajya kurarika kandi kana, karakabwira ngo yewe sha, gwino tujane mu rusengero tuje kumva umuzungu. Nabonye umuzungu waje kubwirija, kandi uwo muzungu afite imisatsi ibiri, afite umusatsi w'umweru, afite n'uw'umukara sha. Karararitse. Akandi kana kaza kureba uwo muzungu, kandi kongera ngo kandi uwo muzungu ari kuvuga Ikinyarwanda, kandi uwo muzungu ari kuvuga ukuntu Imana yamurinze mu giti cy'umukoni. Burya rero ntimuzarambirwe kuvuga ubuhamya nk'ukuntu Imana yamurinze mu giti cy'umukoni, ngo akicara ku njoka, ngo injoka y'impiri, ngo igahaguruka ikamuha icumbi akarara muri icyo giti. Kaba karararitse. Akandi kana nako karaza gakurikira amateraniro, bukeye kajya kubwira nyina. Ndababwira uburyo umurimo uri gukorwa buratangaje. Kabwira nyina, nyina aravuga ati mva imbere wa kana we. Kararira, karaboroga gasira imigeri. Nyina ati washyana uri kurizwa none se we wanze kuza ngo nanjye nje kukwereka umuzungu ufite imisatsi ibiri, gasubiramo bya bindi kandi uvuga Ikinyarwanda. Nyina aravuga ati aho kujya umwana wanjye ahogore ejo tuzajyana. Nyina araza, aza mu materaniro. Akana ni mugoroba, karongera karagenda kajya imbere ya se, kamubwira karararika. Isati agakubita urushyi ati mva imbere. Akana kararira, gasubiramo bya bindi. Isati iri nishano, urarizwa n'iki washano? Ati none je we wanje kuja nguje kureba umuzungu Imana yakijije ufite imisatsi ibiri gatsikimwe. Isati nibyo byaguhogoje? Ati byo. Ati ejo tuzajyana. Isaza mu materaniro. Muzi byakurikiyeho, byari bikwiye kwandikwa mu makuru y'ahandi. Byarangiye muri uwo mugoroba, Imana ihamagaye, si twe duhamagara. Imana ihamagaye abitanga, se na nyina baritanga. Twashoje amavuna, se na nyina babatijwe. Ayiwewe, ubwo twayisenga rero ngashaka amaraporo muri publishing dushinzwe mu byajyanye n'ivuga butumwa n'ibitabo. Ubwo nkajya gutanga amaraporo ngo nabatirishije abantu. Ubwo ninjye wabatirishije. Ko raporo nazo zizadukora. Wabatirishije bangahe? Nibyo ahita bakubaza 50. Rimwe waba wabatirishije 10 ugagira ipfunwe ryo kuvuga ko ari 10. Abandi babatirishije senkani. Reka mbabwire, nasomye ko niyo aba umunyabyaha umwe Kristo yari kumupfira. Cyunezezwa nuko Imana igukunda, nunabasha kuba muri uyu murimo ukazabasha kwambikwa ikamba ry'umuntu umwe, uzashima Imana ko yagukoresheje. Ibintu biza gukomera. Mvuye muri iryo vuna, hari abashyitsi benshi bari basize baregetse. Nuko iryo toro riravuga ati rivuna ryari rya y'inyoni, baduhaye umubwiriza tutamusabye, bari banivovose batari ko kukiniyo iduhitiramo ababwiriza yagira katukirarikira. Ntago bari bahanze, ntago haraguru bari bahanze. Nuko baragije bati ntago byacaga, haracamo amezi 3. Nasize uwo nguwo mu nzu tumaranya amezi 3. Bati ngwino ujya mwivuna. Ndijyamo, ndigezemo sanga wa mugabo. Ndababwira imbaraga z'Imana muri uyu murimo ntabwo ari twe dukora, ni umwuka w'Imana. Wa mugabo arahaguruka n'umugore we, bagiye muri korari, barashyuha, bararirimba,
barangije baragenda barararika muri iryo vuna, bararika imiryango 7, umugore n'umugabo, dusoza ivuna nabo babatijwe. Mu bantu 52 babatijwe harimo 7 b'uwo mu ruryango wabwirije nta mezi 3 baramara he itorero. Ndi hano Nyamirambo muri 2015 ndi mu mavuna hano Nyamirambo n'iryo torero ryanjye rya kavukire, aho nihaniye mfukamye bansengera amanutse ngiye kwihana, Imana impurwo ruhimbi ngo nje kurukoraho amavuna 2015. Ndi muri bya bintu bigoye, igihe ntajyaga mwivuna, umugabo umwe muto cyane, umva dukwiye guca bugufi muri uyu murimo Imana ikikorera, mugufi cyane w'akayobe ndamwibuka wo mu Biryogo, arahaguruka ararika abantu 7. Kuri uwo munsi harimo n'indaya yahariya mu Biryogo, abatizwanya nabo dusoza, Pastor Mwangaza bose abaha Bibiliya. Ubwo ninjye wabwirije uyu murimo. Icyo Imana ishaka ni ukuvuga ngo ndi hano mwami genza ute, ariko umurimo ni uwande, ni uw'Imana. Ninde uwukora? Ni Imana. Ninde wemeza abantu? Ni Mwuka Wera. Ninde wigisha abantu? Ni ijambo ry'Imana binyuze muri Mwuka Wera. Mureke natwe dukomeze twibera abigishwa mu ishuri rya Papa. Haleluya. Ijuru ritegereje abantu bafite imitima iciye bugufi, bakemera gukorerwamo n'imbaraga y'Umwuka Wera igahindura imitima yabo. Yamara guhindura imitima yabo, abo ntibazakoreshwa n'amatangazo, bazakoreshwa n'urukundo rwa Kristo. Mbifurije kugira imyiteguro myiza. Naho ubundi byose byagenje gute? Byarumviswe indunduro hirya no hino, byagezeyo hakuno, byagezeyo. Igikwiriye kuri twebwe kuri iyi sabato yo kwiriza ubusa no gusenga, wubaha Imana, ukomeze iki? Amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese. Ndagira ngo mbabwire amagambo ari muri Mika igice cyaho cya 6, tuhanyarukire. Mika igice cya 6 kadusome ku murongo wa 8. Mika igitabo cy'umuhanuzi Mika igice cya 6. Mika igice cya 6 kugira ngo tuze kugera ay'ingenzi, maze umuntu hageze ansomere ku murongo wa 8 wihuta cyane kugira ngo tugendane. Yego Aloisi. Yego. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi cyari cyo. Imana muri iri torero hari kitatweretse? Yatweretse ikiza icyo ari cyo. Imyaka buri wese amaze hano, buri wese wahagurutse, buri wese witanze, buri wese wahagaze aha, buri wese wasengewe, nta muntu n'umwe utazi ikiza, nta utazi gutandukanya ikiza n'ikibi. Atarakomeza mukuru wanje, muri Yakobo igice cya 4 umurongo waho wa 17 haranditswe ngo uzi gukora neza ntagenza ate? Ntabikore bimuhindukira iki? Icyaha. None mbabaza abantu muri aha turi kumwe muri aya materaniro, hari umuntu utazi gukora neza ngo agire gutya turebe? Umuntu utazi gukora neza ntawe wabona, nubwo urusengero rwose rwaba ruhari, nta muntu n'umwe utazi gukora neza ngo atandukanye ikibi n'ikiza. Byose byagenje gute? Byose byarumviswe. Niki dusigaje kugira ngo dukumbure iwacu ko badutegereje? Yewe mwana w'umuntu we, dore yakweretse ikiza. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Icyo Uwiteka anshakaho mu gihe ijuru ridutegereje agushakaho, gitega amatwi. Ni ugukora ibyo gukiranuka. Ababyumvise mutamena, mwongere mutamena. Ni ugukora ibyo kugenza gute? Gukiranuka. No gukunda kubabarira. No gukunda kugenza gute bakundwa? Kubabarira. Atarakomeza, bagabo muri aha mukunde kubabarira abagore banyu. Ababyumvise mutamena? Amen. Yakobo igice cyaho cya 12 umurongo wa 13, niba nibeshye haranditse ngo imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Bagabo muri aha mwige kubabarira abagore banyu. Ntago nababwira ibi bintu, ntazi imbaraga zabyo, ntazi n'uburemere bwabyo. Ndabuzi cyane. Hari ibyo ntababwira ariko ndabuzi cyane. Hari umubwiriza umwe, sindi bubabwira izina rye, akiri hariya umusaza, sinze kukuvuna we wicaye. Umubwiriza umwe yavuye mu mavuna, ntago mababwira. Avuye mu mavuna
amagambo nigize gusoma ari mu bihamya by'itorero twayasomaga ku mabroshire muzingo wa kabiri, ubu sindayabona muri ibi bitabo bishyashya dufite. Iravuga ngo ino White yareretswe ngo yerekwa ababwiriza butumwa bajya kubwiriza ubutumwa, ngo iyo bajyaga kubwiriza ubutumwa abadayimoni birukanaga mu bantu, ngo baragarukaga bakagaruka mu ngo zabo, ngo basanga abagore babo, niko nasomye, ngo basanga abagore babo. Ariko uyu munsi n'abagabo bababwiriza butumwa n'abagore bababwiriza butumwa bariho, sibyo? Ubwo twanavuga ngo basanga n'abagabo babo, ntacyo bitwaye. Ngo basanga abagore babo cyangwa n'abagabo babo badasenga, ngo basigare ku gicaniro cyo kwinginga Imana, barasigaye mu by'ubupagani. Ngo abadayimoni bakaza bakihanga mu mitima y'ingo z'abagore babo, mu mitima y'abagore babo cyangwa se n'abagabo babo. Abagabo babo bakava kubwiriza ubutumwa cyangwa abagore babo, bagasanga abadayimoni birukanye muri ba bantu bicaye mu ngo zabo. Abatabizi bakagira ngo umukuru w'itorero ntazi kuyobora urugo rwe. Bati none mu matora mu nama bati ko umukuru w'itorero agomba kuba azi kuyobora urugo rwe, azi gushyira ibintu kuri gahunda, kureba umugore we n'abana be bamunaniye banywa urumogi, muramurenganya. Ntabwo ari we, hari indi mbaraga igenzi ite imurwanya. Ese ko nta mapingu abagabo bagira cyangwa abagore bagira ngo bashyire mu bagore babo babambika amapingu? Leta urayinanira igashyiraho ipingu bakajyana hari. Ibyacu ni ukujya ku mavi tukarwanisha kugenza gute? Mwongere mujye mu Efeso igice cya 6 mwambara intwaro zose z'iki z'Imana, murwanishe kwizera nk'agakiza. Haleluya! Murwanishe kwizera nk'ingabo ikingira, murwanishe kwizera agakiza nk'ingofero, ubutumwa bwiza nk'inkweto ziteguza abantu. Ku mavi niho hari intsinzi yacu. Ntabwo twe dufite inkoni, ntabwo twemera gukubita inshi. Abadayimoni ngo bakaza bakinjira mu ngo za, niho muzajya kubona ukabona abadayimoni bihanze mu bana b'abakuru b'amatorero, bihanze mu bana b'abapastoro, baranywa urumogi, n'abasinzi. Umuyobozi wese urwana intambara hano iwe ukajya kubona ukabona rimwe byazambye, abantu batarayobora iki kwiwe byananiranye. Abatabizi bakagira ngo niwe, kuko ahubwo burya aho igiti kirimo imbuto niho abajura batera amabuye. Kuko uwo muntu ari umukiranutsi w'Imana, niyo mpamvu Satani amugabaho iki ibitero. Ubwiriza ava kubwiriza, abantu bihannye 141 babatijwe, babambitse amakanzu. Araza ageze iwe mu rugo, yinjiye mu rugo, ageze mu cyumba akuramo ikote ararimanika, akuramo karuvati, akuramo ikote ararimanika, akura ibyo yari afite mu mufuka birambika ahantu, asigaramo ibiceri, atangira kwambura ipantaro, akuramo umukandara. Ni ubuhamya bwe. Igihe yamburaga ipantaro, ibiceri bitakara munsi y'igitanda, apfukama agiye gutoragura ibiceri baba bamugaruriye ku modoka. Igihe yari agiye gutoragura ibiceri, akubitana n'agakingirizo kuzuyemo imyanda yakoreshejwe basambanya umugore we. Shakoshi y'ibitabo ifunze hariya, igikapu kifunze hariya. Ikigwa cyacu kiravuga ngo ijuru rigenje gute? Ariko nubwo ijuru ridutegereje, ndababwira icyo dusabwa dusoza. Arabaza ati, mugenzi wanjye, ibi bintu ni ibiki? Ariko yari asanzwe hari amakuru atari meza, ngo yajya mu mavuna hakaza abashoferi bafite amafaranga, bafite amarava, bakamufata bakamusohokana bakajya mu mujyi umwe runaka, bakaryoshya, kamugarura saa 10 z'ijoro, abakomanda bakafata bakajyana. Kugeza ubwo uwo mugabo rimwe komanda yahuriye nawe mu nzira ati, nzagukubita isasu umutwe ngumena. Ati, umugabo tuzabumo iki muntu w'Imana? Ati, namenye yuko ugenda uvuga yuko njyana umugore wawe nzakwica mutunga utagihare. Umugabo aravuga ati, muntu w'Imana, ibyo bantu barambeshyera. Arihohora bucya kabiri. Igihe umuvuga butumwa yabazaga mugenzi we ati, ibi ni ibiki? Ahura n'igitero cy'abadayimoni babandi yirukanye. Umugore araza amufata mu ijosi amuniga na karuvati. Ati, ugatangira ukaza urebuza. Ati, ibi bintu niba ari n'imbeba zabizanye hano. Aramujwigiriza na karuvate. Kumbe abadayimoni barashaka ko umugabo akubita urushyi, induru ikavuga, bati, umubwiriza winjiranye ibikapu yishe umugore. Babwiriza muri aha, musaba Imana ubwenge n'amaso y'umwuka.
musaba Imana imbaraga yari muri Eliya, yari muri abo, yari mu bandi, natwe dusaba Imana ngo Imana yitwambike. Nanjye ndimo. Umugabo atangira kugira imbaraga yo guca bugufi mu mutima, asenga Imana isengesho. Iki gitabo cyadutse cyitwa Kubaho nka Enoki, ndakibatuye. Haleluya. Kubaho nkande, hari amasengesho usenga wicaye muri bisi abantu batayumva. Hari amasengesho ushobora gusenga wicaye hano mu iteraniro, ukaba wicaye uri gusenga, uri gusaba Imana uti Imana untabare, umpa imbaraga ngere mu rugo byabigeragezo binesheke, Imana ikayumva. Ayo masengesho mu mutima atarebwa n'umugabo wawe n'umugore wawe, ayo masengesho agira imbaraga, Imana ibashoboze kujya muyasenga. Maze ngo asengera ubuhamya bw'uyu mubwiriza, bw'uwo mubwiriza asengera mu mutima ati Imana urabizi ndi umunyantege nke, kera narakubitaga, kera nararimburaga, najyaga nkubita umugore wanjye ndaramubwira ngo ajya kunshakira inzoga hanaha, saa sita z'ijoro nanyweye urumogi nkamubwira ngo ajya kungurira inzoga, akarara agenda amajoro, amaboko warayavunnye uncarisha bugufi. Ndagusabye no muri uyu mwanya ngo untabare, umpa imbaraga yo kwihangana. Wagisenga iryo sengesho Imana iraryumva. Haleluya. Imana imaze kuryumva ariyoroshya, atangira gutereta ati none se madamu, ni ikihe kibazo, ni ikihe cyankoze gitumye ushaka kunkubita? Ati ntanagukubita, ariko mwari mwahangana n'abadayimoni. Ati ntanagukubita, ati rero, ati ahubwo nuko ngo umugabo aracikwa, aravuga ati rero Satani unyangira umugore wanjye ntacyo ntwaye, unyangira umugore wanjye ni mwiza. Ati umugore wanjye aramuvuga aramutaka, ati ahubwo Satani wowe nzajya ngutsindisha inkota y'umwuka. Umugore abashyize induru ku munwa ati ataravuze ngo azantera inkota, azantera inkota. Ariko abadayimoni murabazi. Umugabo arakomakoma ati navugaga inkota y'umwuka ko nzajya nsindisha Satani inkota y'umwuka. Ati unyise Satani, unyise Satani. Umugabo arakomakoma ati ndi uritavuga nikoreye ibitabo bagasanga bakagira ngo iwanjye nteje intambara. Kubaho muri ubu buzima bw'imyizerere no gusenga no kubaha Imana ni ubuzima bw'urugamba. Ubwiriza yabivuze, ni ubuzima bw'iki? Yoba ati turi mu isi dufashe igihe muki, iyi ntambara ntabwo twayitsinda tudasenga. Bifurije kuri uyu mugoroba gukunda Imana no kongera gusenga ku mavi. Imibereho nk'iya Enoki, amasengesho yo mu ruhame navaho, ayo mu rwiherero ku giti cyawe. Iyo ufuru usiga umugore usenga iryawe, iyo ufuru usiga umugabo usenga iryawe. Gira aho uvuganira n'Imana mu mutima wawe, buri wese atabasha kureba. Mu kugana Yesu baravuga ngo n'umunyamatsiko ntakwiye kumva umusabano wawe n'Imana. N'igihe wihana ibyaha byawe umugabo wawe n'umugore wawe ntibakwiye kubimenya. Ibyo wakoreye mu mutima byihanire mu mutima ubyereke Imana. Nugira aho wiherera ubyaturira Imana ntawe uguteze amatwi, kandi upfukamuke wizeye ko Imana ikubabariye, ugira ibyiringiro mu mutima wawe. Haleluya. Ijuru rigenje gute? Ijuru rigenje gute? Reka nsoze. Ariko nubwo ijuru ridutegereje, rizagibwamo n'abihanganye. Ijuru riradutegereje, ariko rizagibwamo n'abagenje gute? N'abihanganye. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse iki? Tugaruka ku isomo rya. Yakweretse iki? Icyiza. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Niho naringeze. Nuko wagenza ute? Ongera usubire no gukora ibyo gukiranuka, no gukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no gukunda kugenza gute bakundwa? Kubabarira. Ababyumvise mutamere. No gukunda kugenza gute? Kubabarira. Bagabo mukunda abagore banyu babaciye inyuma. Kingirizo bujojo. Mubabarire bagore abagabo banyu babatungiyeho amahabara mubizi neza. We gucomeka ipasi ngo ujye kutwika cyangwa gushyushya amavuta n'amazi. Mureke kwihangana gusohoza umurimo wako. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Nuko ukora ibyo gukiranuka. Haleluya. No gukunda kugenza gute? Kubabarira. Nkunda imbabazi. Imana yambabariye nari nzikeneye. Ndashima Imana yanteye umutima nanjye wo kugira imbabazi. Si ibyo nishaka. Nagiye kumva numva byarakoretse,
niyo uyu mwanya natereka igikombe mu mwanya utari uwacyo, Satani abyumve, si inshuti yanjye, aranyanga kuva kera. Niyo igikombe naba ngishyize mu mwanya utari uwacyo, madamu akaza akambwira ati iki gikombe gishyize mu mwanya utari uwacyo, menya guca bugufi nkamubwira dore nguye ahari, mbabarira, sorry. Noneho kubera ko azi icyongereza yanyigishije kuvuga ngo sorry. Noneho yanyigishije n'akandi kavuga ngo pardon, si kujya umbwira, nawe ajya ambwira ngo pardon, noneho ubwo nanjye nsigaye mvuga ni pardon. Imbabazi zitwikira iki? Zitwikira iki? Reka mbabwire bana b'Imana, mureke tubabarirane, turi abanyantege nke. Uko buri wese ageze icyapfa na mugenzi we agenza ate? Nashimye imbabazi kuko nazibonye nzikenewe. Imana izandinde gutandukira, inkomereze gutanga imbabazi, kandi inkomereze mu kuzikunda nanjye no kuzishaka. Izamfashe kuko nakijijwe n'imbabazi zayo, izanyihera ubugingo buhoraho. Amen. Namwe ndabibifurije kandi. Amen. Iki Imana dushakaho muri uyu mugoroba, w'abantu benshi bari kurwara imivuduko. Ntabwo mvuze wewe wawurwaye kubw'impamvu, ariko benshi bari kurwara imivuduko kuko banze kugira abantu bagenza gute, bababarira. Pressure irazamuka, mukicana mu rusengero ukumva ntiwamubabarira, muturanye ukumva byaranze. Nshuti zanjye, mbifurije kwakira umutima w'imbabazi, kuko imbabazi ziruta urubanza zikarwishima. Ariko uzi ikintu cyambabaje ni uko hari igihe abantu benshi bazabura ubugingo kandi barahawe imbabazi nk'abandi bose, ariko kubera agasuzuguro ko kwanga kwakira imbabazi bakabura ubugingo kuko bakeresheje iki? Imbabazi. Ababimbuzi bararimbye ngo reka gukerensa agakiza ngo nuko wagaherewe ubuntu, ngo ubuntu ntabwo ari ubusa, ngo barakwinginga ngo wakira ako gakiza ukumva ntibigufasheho, ngo ariko amaherezo uzabyifuza utakibasha kugenza gute, utakibasha kubibona. Niba hari ikintu kizababaza Imana, ni ukubona abantu yahaye imbabazi baranze kugenza gute. Si ikibazo cy'ibyaha. Bibiliya idushyira ku munzani mu Baroma 6 iritubwira ko twese twakoze iki? Ibyaha ntidushyikira ubwiza bw'Imana. Yesaya Zaburi ya 58:4 hatubwira ko abanyabyaha batandukanywa n'Imana bakivuka. Twese twavukiye aho ngaho iwabo w'inyamaswa zihuma, ntawe ukiranuka n'umwe. Baroma 3 ntawe ukora ibyiza n'umwe kubw'amateka yo kwa Adamu. Imihogo yacu irarangaye, ukora ibyiza muri twe ameze nk'igitovu, urushije ameze nk'uruzitiro rw'amahwa. Ibyo ni kamere y'ubunyacyaha twarazwe na Adamu. Hatabaye imbabazi, reka da, twese dukeneye gukizwa n'ubuntu bw'Imana. Ariko abantu bazarimbuka si uko batakoze ibyaha nk'ibyo twakoze, ahubwo bazaba baziza agasuzuguro ko kwanga kwakira imbabazi z'iki? Z'Imana. Uzi kwingingira umuntu imbabazi muzemboneza, kwingingira umwana uti mwana wanjye ndakubabariye, ibikosa byose wakoze ngenje ne ndakubabariye, yarangiza akakubwira ati imbabazi zawe ntazo ngenje ne, ntazo ngenje ne. Uzi kwicara, tujya tuba mu nama z'itorero, nanjye ndi umuyobozi mu itorero ryanjye, nyoboye ibyiciro, inyubako, ivugabutumwa, hayimusambira n'icyiciro cy'ababana n'ubumuga, mba mu nama y'itorero. Ukabona umuntu yakoze ikosa, ni umugabo cyangwa ni umugore, inama y'itorero igaterana, turi kunga iyo miryango, bakamubwira bati mugabo uremera guha umugore wawe imbabazi? Umugabo ati ndemera guha umugore wanjye imbabazi, cyangwa umugore ati ndemera guha umugabo wanjye imbabazi. Bati none se mugabo cyangwa umugore uremera kwakira imbabazi ko umugabo wakubabariye cyangwa umugore wakubabariye? Umugore cyangwa umugabo umwe muri bakavuga ati izo mbabazi muri kumpa ntazo ngenje ne, ntazo nshaka. Itorero riti se none baguhane nibyo wifuza? Ati mumpane muri ibyo bitabo byanyu, ntabwo ibyo bitabo byanyu ari mu ijuru, ntanditswe mu gitabo cy'idini ryanyu, nakwandika mu cyo mu ijuru. Ariko iryo juru ryo rirahari. Uko si ukwiringira kwibeshya nka ya nkumi igira gute ikiringira inka, ababyeyi bakayiringira bwacya bikagenza ko bakunde. Umuntu akingingwa ati imbabazi urazihawe, ibyaha byawe rwose urabibabariwe, akanga kugenza gute. Nongeraho ikintu gikomeye nkavuga nti rero abantu bagiye kuzazira, ntibazazira ko bakoze ibyaha, ahubwo abantu bazazira agasuzuguro kuko banze imbabazi z'iki? Z'Imana. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ko umuntu naguha imbabazi wowe uraha, jya wemera kuzakira kandi umushimire. Amen. Kandi nuwumva wakosheje, jya ucika ku ntarige, wemere gusaba imbabazi. Hahirwa abanyembabazi, hahirwa abazisaba, hahirwa abazitanga, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ijuru ridutegereje rikeneye ko dukora ibyo gukiranuka,
reka aya masengesho yacu y'uyu mugoroba Imana itwambika imbaraga yo gukora ibyo gukiranuka no gukunda kugenza gute, kubabarira, ari abatwanga, ari abadukunda, ari abaduhemukiye. Uwo mutima Imana iwutwambike, ndabifurije mu izina rya Yesu. Komeza urangiza uwo murongo tugana ku musozo. no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Ababyumvise mutamena. Haje icya gatatu, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Gendana na Yesu ku rugamba, witwaje intwaro zose z'Imana. Dore urugamba rurakomeye, kenyera ukuri wambare gukiranuka. Inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Yikoreshe neza uri wose uzanesha. Inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Yikoreshe neza uri wose uzanesha. Hari indi ntwaro utazibagirwa gusenga, Danieli yarayikoresheje, Dawidi nawe ntiyayiretse, umwami Yesu yayitwazaga buri munsi. Hari indi ntwaro utazibagirwa gusenga, Danieli yarayikoresheje, Dawidi nawe ntiyayiretse, umwami Yesu yayitwazaga buri munsi. Inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Inkota y'umwuka niyo jambo ry'Imana. Yikoreshe neza uri hose uzanesha. Haleluya. Pokarimbo ndakabatuye. Reka kubana n'Imana no kwegerana n'Imana bitubera icyo kwibukwa. Reka kubana n'Imana no kugendana nayo ariko twicishije bugufi dusenga, bizadufashe kugira ngo ubwo Yesu adutegereje bizatume tugira imyiteguro mizima. Isomo nshaka gusorezaho muri uyu mwanya, reka dusomere mu Filipi igice cya 3 ku murongo wa 20. Ni isomo kizwi na bose, turarizi. Isomo ritubwira iwacu badutegereje ahariho. Isomo mu Filipi igice cya 3 umurongo wa 20 haranditse ngo ariko twebweho. Abafilipi 3 umurongo wa 20 nuko ibasha gukora ibiruta cyane. Abafilipi 3 umurongo wa 20 papa 3 kwibesha bibaho ntacyo bitwa. Abafilipi 3 ni isomo dusanzwe tuzi bana b'Imana. 3:20 haragira hati, haranditse ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Ababyumvise mutamena. Naho twebweho iwacu ni Kimisagara, ni mu ijuru. Katabaro, oya, Mukamenge, oya, Gasyata, oya, Ruyenzi, twabuze Gakondo, mu Buturira. Naho twebweho iwacu ni ku Kibuye, ni mu ijuru. Musendiyo, Musambira, Bweramvura, oya, hese mu ijuru. Ababyumvise mutamena. Amen. Ariko reka ndiba bifuza kuzajyayo muri uyu mugoroba. Imana ibaha umugisha. Reka tugire ibyiringiro byo gukumbura iwacu. Amen. Naho twebweho iwacu ni he? Ni mu ijuru. Ni mu ijuru. Komeza. Niho dutegereje umukiza kwazava. Ababyumvise mutamena. Niho dutegereje ko umukiza azagenza ate? Azava. Ari we. Niwe mwami Yesu Kristo. Niwe mwami wacu Yesu Kristo. Uzahindura uyu mubiri. Agiye kuzahindura uyu mubiri. Wo gucishwa bugufi kwacu. No gucishwa bugufi kwacu. Akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Ababyumvise mutamena. Azawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Kuko afite imbaraga zo kubashisha. Kuko afite imbaraga zo kumubashisha ibingana iki? Kwihindurira byose. Kwihindurira ibingana iki? Byose. Aho iwacu niho mbifurije kuzaba.
mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 15 dusoma ku murongo wa 51. Pawulo yavuze amagambo akomeye aravuga ati dore mbamenera iki? Ibanga ntituzasinzira twese ahubwo tuzagenza gute? Tuzahindurwa mu kanya gato nk'ako kugenza gute? Nk'ako guhumbya dusanganira umwami wacu mu kirere. Pawulo yongera kubivuga mu Batesalonike ngo nuko tumaranisha imibabaro yuko hirya y'ubu buzima hazaza Yesu uzahindura byose kuba bishya. Tumaranisha imibabaro, tumaranisha agahinda kubwirana aya magambo. Bifurije kugira imyiteguro myiza. Danieli yarabyeretswe mu gice cya 2 murongo wa 44. Abona ibuye ritarimwe n'intoki z'umwana w'umuntu. Abona ari kubisa igishushanyo gishwagarariye bwa bwami muzi ko ari bune. Arangije ngo abona ku ngoma zabo bami Imana yo mwijuru izimika iki? Ubundi bwami butazagenza gute? Butazahanguka kandi buzabaho iteka byose. Yesaya yavuze ukuntu hazaba ari heza nitugerayo. Muri Yesaya igice cya 25 muzahasoma ku murongo waho 8 ukageza ku wa 9. Atubwira ubwiza bwo muri uwo murwa, ukuntu hazaba hameze neza, nta nzara, nta gusonza. Yohana arabivuga mu Byahishuwe igice cya 21 umurongo waho wa 20 umurongo waho wa 4. Mu gice cya 21 kuva ku murongo wa 1 ukageza ku wa 4 avuga iby'ijuru rishya n'iki? N'isi nshya. Avuga uburyo hazaba hameze neza. Hari umurongo wa 4 nkunda cyane, nanjye njarira, nanjye nigize no kurira. Haravuga ngo uwo munsi Yesu azahanagura amarira yose kuki? Ku maso. Kurira no gutaka no kuboroga ntibizagenza gute? Ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bizaba bigenje gute? Bizaba bishize. Inshuti zanjye ndagira mbabwire ngo ijuru rigenje gute? Riradutegereje. Iyo dusomye mu gitabo ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 14, Yesu yaravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye mugenze mute? Umva inkuru nziza ihari. Mwizere Imana nanjye munyize. Mu rugo rwa data hari iki? Amazu menshi. Kuko ngiye kubategurira ahanyu. Ngo izitajyanye n'igihe ntabwo zizagerayo. Yesu yaduteguriye amazu meza atazasenywa na tingatinga. Yaduteguriye amazu meza atari mu manegeka. Ababyumvise mutame? Yaduteguriye umudugudu mwiza utariho inzu zigeretse ahubwo zizaba zirenze. Ati ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka ngenze ne mbajyane ngo aho ndi namwe muzagenze mute? Yo nari natangiye gutekereza nkatekereza na mugenzi wanjye ntibikomeza komera gutya rero turasubira imusambira. Hari akarutururi twahasigaye. Utwo tururi ntabwo tuzagenda tujye kubamo. Nyaga mbona utwo tururi natwo baterateranya nkabona tuvuyemo 100. Ubwo nkari kodesha nkavuga ko ndi mu yanjye Kigali. Ubwo nanjye nari narabohoje indi nzu. None rero ibintu imizingiri kuvamo iki? Yesu ntabwo ari hara tuzasubira nshuti yanjye. Ntibuhagarike imitima yanyu. Mu rugo kwa papa hari iki? Amazu menshi. Yesu atubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka ngenze ne mbajyane ngo aho ndi namwe muzagenze mute? Muzabeyo. Mbifurije imyiteguro myiza. Ijuru riradutegereje. Ariko nubwo ijuru ridutegereje rizagibwamo n'abihanganye. Muri Yakobo igice cyaho cya 2 umurongo wa 12 haranditse ngo nuko rero mureke kwihangana gusohoza iki? Yakobo igice cya 2 yakasoreze kuri iryo somo umwuka ararizanye. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 12 handitse ngo iki? Reka turisome. Iryo somo nisorezeho. Yakobo igice cya 2 umurongo wa 12 ridusomere. Ihangane soma amagambo make. 2:12 2:12 mwuka ararizanye sindisubizayo. Avuga ati muvuge. Yakobo 2:12 niko havuga? Muvuge kandi mukore. Haranditse ngo muvuge kandi mukore nk'abajya gucirwa urubanza. Yakobo igice cya mbere pardon. Murongo wa 12. Cya mbere 12. Murongo wa mbere igice cya mbere murongo wa 12 muhindure. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Haranditse ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Hahirwa umuntu wihanganira ibigenje gute bakundwa? Ibimugerageza. Kuko namara kwemerwa ku munzani w'ijuru azahabwa ikamba ry'ubugingo. Azahabwa ikamba ry'ubugingo. Babyumvise mutamena? Amen. Iry'Imana yagenje ite? Imana yasezeraniye abayikunda. Iry'Imana yasezeraniye abagenje gute? Abayikunda. Nubwo ijuru ridutegereje rizagibwamo n'abihanganye. Ijuru nubwo ridutegereje ryaduteguriye byose rizagibwamo n'abagabo bihanganira abagore babo.
rizagibwamo n'abagore bihanganira abagabo babo, rizagibwamo n'abana bihanganira ababyeyi babagoye, rizagibwamo n'abagabo bihanganira gusonza aho kwiba, rizagibwamo n'abihanganira ubu buzima bugoye bagahagarara bahagaze mu byo gukiranuka, rizagibwamo n'abanyembabazi, rizagibwamo n'abazisaba, rizagibwamo n'abaritanga. Hahirwa uwihangana ibimugerageza, mu bitugerageza byose bituzengurutse. Imana iduha imbaraga zo kubinesha, ubwo ijuru ridutegereje tuboneke mu banesha, tuboneke mu batsinda, tuzabane muri ubwo bwami. Amagambo nsorezaho ari hano muri iki gitabo paje ya 10 bibaho mu minsi y'imperuka. Aya magambo reka tuyagire desere, aravuga ngo ubu urubanza rw'Imana rwageze ku isi. Wageze kandi ijuru rigenje gute? Rigenje gute? Somera no magambo twihute tuyasoreze. Yasome, nziko uri umusomyi nawe. Yasome hano akumere mikoro niba ukibasha kureba aya magambo tuyasorezeho. Ubu urubanza rw'Imana rwageze ku isi. Urubanza rw'Imana rwageze ku isi Nk'uko bigaragarira mu miraba, nk'uko biri kugaragarira mu miraba na za tsunami n'inkongi z'imiriro hirya no hino ku isi. Ni ikimenyetso za Los Angeles no kurimbuka, ni ikimenyetso kigaragaza ko urubanza rw'Imana rwageze ku isi. imyuzure, inkubi z'imiyaga, imitingito, ibyago ku butaka no mu nyanja, iri kugaragara ku butaka no ku nyanja. Ndiho ukomeye araburira abagerageza, Imana yacu ari kuburira abari ku isi bose ngo bamenye yuko urubanza rwenda kurangira. Abagerageza gutesha agaciro amategeko ye, ari kuburira abagerageza gutesha agaciro amategeko y'Imana. Igihe umujinya w'Imana uzaba usutswe ku isi, igihe umujinya w'Imana uzaba usutswe ku isi, wa bya byago 7 by'imperuka, ninde uzahagarara adatsinzwe? Mbese ninde ugiye guhagarara mu gihe kiri imbere adatsinzwe? Iki nicyo gihe ubwoko bw'Imana bukwiye kugaragaza ko bushikamye. Ababyumvise mutamena. Magambo tugiye gusoreza hararyoshye kandi arakomeye. Iki nicyo gihe ubwoko bw'Imana bukwiye kugenza gute? Gushikama. Batuye indirimbo ya 216 ivuga ngo nshikamye mu mu masezerano. Iki nicyo gihe cyo gushikama mu byo twizera. Mu gihe iyobokamana rya Kristo risuzugurwa, mu gihe iyoboka ry'Imana rya Kristo riri gusuzugurwa, namwe murabibona hirya no hino, ntago mvuga byinshi. Igihe amategeko ye ateshwa agaciro, igihe amategeko y'Imana atangiye guteshwa agaciro no mu ngo iwacu, nibwo umwete wacu uba ukwiriye kongerwamo ikibatsi. Ababyumvise mutamena. Nibwo umwete w'abana b'Imana ukwiye kongerwamo ikibatsi. Muve mu ntege nkeya mwambara imbaraga y'Imana. Nibwo umwete wacu ukwiye wakoreraga Imana akayikorera cyane, wakoreraga itora akarikorera cyane, wasenga cyane. Ni iki gihe imbaraga zacu no gushikama bikaba ntanyeganyezwa. Imbaraga zacu no gushikama mu byo twizera bigahinduka ibyo bitari byo kunyeganyezwa n'imiraba. Guhagarara turwanira ukuri no gukiranuka mu gihe abenshi badutererana. Iki nicyo gihe cyo guhagarara turwanira ukuri no gushikama mu gihe abantu benshi bagenje gute batereranye itorero. Kurwana intambara y'Uwiteka mu gihe intwari zibaye inkehwe. Kurwana intambara y'Uwiteka. Iki nicyo gihe cyo kurwana intambara y'Uwiteka mu gihe intwari zibaye inkehwe. Mu gihe intwari zibaye inkehwe. Iki nicyo kizaba ikigeragezo cyacu. Iki nicyo kigiye kuzaba ikigeragezo cyacu. Epfo gato. Muri iki gihe dukwiriye guterwa ubushyuhe. Ayo magambo tugiye gusorezaho muyatega amatwi. Muri iki gihe dukeneye guterwa iki? Ubushyuhe. Ariko reka ndeba abantu mushaka ubushyuhe. Atari bwa wabundi bwa mukecuru ariko. Mukecuru ari kwidubuza mubona kuri ng'abakobwa bafite ubushyuhe, ngo n'abahungu bafite ubushyuhe. Ubwo n'ubushyuhe bujyana abantu mu byaha. Ariko Imana irashaka gutanga iki? Ubushyuhe. Ubushyuhe butandukanye n'ubwabisi. Komeza. Muri iki gihe dukwiye guterwa ubushyuhe no gukonja kw'abandi. Amagambo akomeye. Muri iki gihe abandi bakonjeye mu by'Imana, twebwe nicyo gihe cyo kugenza gute? Cyo gushyuha. Tugaterwa imbaraga n'ubugwari bwabo. Iki nicyo gihe aya magambo nyasoma yanteye ubwoba. Tugaterwa imbaraga n'ubugwari bwabo. Igihe hano mu itorero hari ababaye ibigwari bakaduhoka ku by'Imana, nicyo gihe twebwe cyo kubijyana n'iki
imbaraga n'umwete, ndetse tugaterwa ubudahemuka n'ubugambanyi bwabo. igihe mu itorero habonetse abagambanyi bagambanira bagenzi babo, bagambanira amahame y'ibyo twizera, iki ni cyo gihe abagihagaze mu mahame y'ijambo ry'Imana tukwiye kugira ubutware. Ababyumvise mutamena. Igihugu kizaba kiri mu ruhande rw'umuyobozi w'abigomeke. Igihugu cyo ku isi cyangwa byo ku isi nushaka urekeraho, bigiye guhagarara mu ruhande rw'abagenje gute? Rw'abigometse. Mureke twebwe duhagarare mu ruhande rw'Imana Yehova, duhagarare mu ruhande rw'Uwiteka Imana yacu, kugira ngo tuzabashe guhagarara kuri urya munsi tudatsinzwe. Ngo nubwo aya magambo azabazwa ngo ninde ubasha guhagarara adatsinzwe, ngo abana b'Imana nabo bazaba bakiyumvamo intege nkeya, bavuga bati ninde wa mugani wahagarara adatsinzwe. Ngo ariko ijwi ry'Imana rizava mu ijuru mu ntambara ikomeye, ngo ribabwire ngo nimuhumure mwebwe, ubuntu bwanjye burabahagije. Reka muri uyu mugoroba mwiza ubwo ijuru ridutegereje, natwe tugira imyiteguro myiza, dusabe Mwuka Wera, kandi ubwo ijuru ridutegereje rikazagibwamo n'abanesheje, rikazagibwamo n'abihanganye. Imana iduhe kuba mu bihanganye, Imana iduhe kuba mu banyembabazi, Imana iduhe kuba mu bazitanga, Imana iduhe kuba mu bakiranuka, Imana iduhe kuba mu bakora ibyo gukiranuka, Imana idukize uburoro ry'ubudayimoni n'ibyaha byibasiye inyoko muntu no gusinzira kuri muri iki gihe abantu basinzirira mu ruhondobero. Ahubwo amagambo ari mu Baroma igice cya 13 umurongo wa 11 ahinduka yacu. Haraturarikira kuba maso, tugasenga, tukiyambura imyambaro yabo umwijima. Amagambo yo mu Heburayo igice cya 10 umurongo wa 37 ahinduka yacu muri uyu mugoroba. Haranditswe ngo dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twagenje gute? Twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Imana iduhe umwambaro wo gukiranuka kwa Kristo, kuba wambaye turinde kuwiyambura, kandi kuba utaye haracyari ibyiringiro byo kongera kuwambikwa. Imbaraga y'Imana ivugurura imitima y'abanyabyaha, ikongera ikareba ibya kera ikabyibagirwa, ikandika amateka mashya ku munyabyaha wihannye, yongera igendera imitima yacu. Ubwo ijuru ridutegereje tugira imyiteguro mizima, kandi rikazaba rizagibwamo n'abihanganye. Imana iduhe kuba mu bihanganye, aho gukora icyaha tube twahitamo gupfa, aho gusuzuguza Imana duhitemo kuyubahisha, kabone nubwo twabizira, ku bwa Yesu umukiza wacu. Ndasaba Imana Data wa twese, nyuma y'ijwi ry'umuntu, ijwi ry'Umwuka Wera ryongorera umutima wa buri wese, rimwibutse ko ari we ukwiye kugaragaza Imana nk'aho ari uri ku isi wenyine. Haleluya. Ijuru rigenje gute? Rigenje gute? Bangaye bifuza kuzasanganira Yesu badakozwe n'isoni. Kadusenge. Mana nziza, turagushimye, uri uwera, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abana bawe bagize icyifuzo bamanika iki kiganza, kandi nanjye sinasigaye namanitse icyanjye. Umaze iminsi myinshi n'imyaka myinshi utubwira ko wagiye kudutegurira, watumaze ubwoba, utubwira ko utadusize twenyine, udusigiye umufasha utabura kudusiga, utadusiga mu byago n'amakuba. Uwo ntahindurwa n'ibihe. Tugushimiye umufasha waduhaye, izina ryawe rihimbazwe. Ubwo wagiye kudutegurira ukaba udutegereje umaze igihe kinini cyane, icyadutandukanya nawe turagusabye muri uyu mugoroba ngo ukidukize. Utwambike imbaraga nk'iyo wambitse Eliya, twambike imbaraga nk'iyo wambitse Stefano, twambike imbaraga nk'iyo wambitse Zakayo nyuma yo kukwakira, twambike imbaraga nk'iyo wambitse Mariya amaze gukizwa ubusambanyi, twambike imbaraga nk'iyo wambitse umugore w'umusamariya kwiriba, twambike imbaraga nk'iyo wambitse wari Sawuli Rusawuzi agahinduka umukozi wawe, twambike imbaraga nk'iyo wambitse abakurambere bacu, abo tuzi n'abo tutazi, kugira ngo tuzabashe gutabaruka kuri uru rugamba tunesheje. Tugufasheho ubwishingizi nyakubahwa, duciye bugufi ng'ibyaha byacu bibabarirwe, turebere mu gitambo cy'Ikaruvari. Imbaraga y'Umwuka Wera yuzura imitima yacu, ko wayidusezeraniye itsinda ibyaha, itsinda inzangano, senya abadayimoni b'uburyo bwose bw'ibyongorerano, badayimoni barutatanye mu miryango badutsindire, badayimoni b'isharu badutsindire, badayimoni b'ubwibone badutsindire, badayimoni b'ibyongorerano badutsindire, badayimoni bateza kwiheba badutsindire. Byiringiro bituruka ku Mana bari byo bitsika imitima yacu,
tugutegereze turi abahungu n'abakobwa dufite ibyiringiro by'uko uzagaruka ukatujyana, tubeho tukubahisha mu isi buzi ibyiringiro ku bwa Yesu umukiza wacu, amen.